N'amakuru yakomeje kugenda ababaza abantu benshi. Tariki ya 18 ukwezi n'ukwa karindwi umwaka w'2026. Uyu mupadiri uriho kureba kuri screen yawe yapfuye mu ijoro ryakeye, ariko kandi nyuma yo gupfa akaba yapfuye arangije gusoma misa ya saa 3 z'ijoro. Ubwo abakristo baje mu by'ukuri bumva misa arangije arabasomera, ariko ubwo bakirangiza mu by'ukuri umuhango bari barimo barangije barataha, nawe arataha ajya ku icumbi aho arara. Ngariko mu gitondo baje mu by'ukuri kumubyutsa ku isa y'isa 11 kugira ngo ajye muri nibature ajye gusoma misa nk'ibisanzwe. Ubwo bagiye kureba mu by'ukuri bazasange umupadiri yitabye Imana. Ubwo wagiye kumubyutsa arakomanze, mu by'ukuri arasonye, nyine hari akazogera akabyutsa abapadiri arasona, biza kuba mu by'ukuri byabura gica. Ubwo nyine agomeza kugenda sona, arahamagara kuri telefone bazarebe basange ntabwo umuntu ari kwitaba telefone. Ubwo nyine icyo bakoze ni uguca inzugi. Bazaca urugi mu by'ukuri basange padiri araryamye, ariko ngo bazasange padiri yavuye urufura mu by'ukuri mu menyo ndetse no mu mazuru. Ubwo nyine bahita bakubitwa n'inkuba bakimara kubona ibyabaye, bashya ubwoba. Ubwo ngubwo nyine baratabaza bahoroga cyane. Benshi bakimara kumva iyi nkuru yakomeje kugenda ibashengura imiti. Benshi ninkubwira ngo uyu mupadiri basanze yapfuye urupfu rw'agashinyaguro uze kubyumva utyo, kuko ngo batangiye gukeka ko ashobora kuba yinjiriwe, yamara kwinjirirwa mu by'ukuri bakamuniga, ariko bakaza kumuta mu icumbi, kubera ko nyine binjiye basanga uwa bene yamaze kunigwa, nyine yapfuye asa nk'uwanizwe. Nimba atari abantu bamunize, ubwo ni bya bidayimoni. Nyine benshi bari kwibaza urupfu rw'umupadiri rwabuze gica, kuko abakristo bari baje muri misa ya ninjoro bavuze ko batashye babona padiri ari mugege, ariko kandi basezerana ko n'ubundi nyine yari afite misa ari buze kubasomera mu gitondo saa 11. Ubwo nyine padiri harenze iminota 30 ataraza muri misa. Mu by'ukuri hari umuntu ushinzwe kumubyutsa, arangije ajyayo. Akigerayo azakumange nk'uko nakomeje kugira mbibabwira, padiri nyine yanga kubyuka. Yanze kubyuka bamuciraho urugi bazinjire, basanga mu by'ukuri padiri ari kuva urufura mu mazuru ndetse no mu menyo. Ikigaragara cyo nuko ramaze kuba mu by'ukuri apfa ko kanya. Ariko mu by'ukuri ninkubwira ngo byabaze benshi uze kubyumva utyo, kuko abantu benshi baragererewe bari kwibaza urupfu rwa padiri rwabuze gica n'urupfu rw'amayobera. Nyine ni ya minsi ya nyuma yahanuwe mu by'ukuri ngo abantu bazajya babyuka mu gitondo bagasanga bapfuye impfu z'amayobera, kuko uru rupfu rwatunguye benshi. Ni urupfu ruri gushengura benshi, bari kwibaza uko byagenze, rwabuze gica, ruragerereye mu bapadiri bose. Ubwo ngubwo barimo kwibaza uko byagenze. Ubwo nyine padiri ntabwo yari asanzwe arwaye, uretse umuvuduko w'amaraso yagiraga, kandi mu by'ukuri high pressure umuvuduko w'amaraso yari afite ntabwo ari wo kumwica gutya. Ugasanga benshi bari kwibaza icyaba cyamwishe, mu by'ukuri cyayoberanye. Uyu mupadiri arangije gusoma misa, arangije afata ibitabo byarabibika ajya kuryama, kandi mu by'ukuri ngo yaryamye n'ubundi amaze kuganira n'abandi bantu bari basanzwe bakorana ngo bazamusige babone ni muzima, umuntu ni mugege. Nyine ntabwo bari biteguye kumva inkuru yakaba rimeze gutya. Ubwo benshi babyumvishe mu by'ukuri bumva bakubiswe n'inkuba bakimara kumva ngo padiri Obaridi yitabye Imana. Uyu mupadiri yari amaze umwaka n'igice mu by'ukuri ngarangije kwiga, ariko kandi yanahawe akazi nyine ko muri diocese kugira ngo ajye ayobora abakristo. Ubwo nyine umwaka umwe n'igice niwe yari amaze ageze muri uyu murimo wo kuba yakorera Imana w'ubupadiri. Ubwo benshi bari kwibaza uko byagenze, byabacanze. Ubwo nyine ninkubwira ngo umuryango we wahamutse uri kwibaza uko byagenze, mu by'ukuri byabacanze. Ubwo nyine azabyumve ahita agenda, nyine amabere yikora atonsa. Nyina azabyumva buguti Obaridi nari namubwiye ngo ntazajye kujya mu bupadiri, naramubujije arananira, avuga ko agomba kujya gukorera Imana. Nyine ababyeyi be yagiye mu bupadiri batabishaka, ariko bakimara kumva iyi nkuru ko yapfiriye mu bupadiri bakubiswe n'inkuba amabere yikora tonsa. Ubwo nyine baravuga uti twe twaramubujije aranga. Uyu mwana yakundaga gukorera Imana, ninkubwira ngo yakundaga gukorera Imana uze kubyumva, kugera naho umuryango we yagiye kuba umupadiri batabishaka, ariko aranga arinangira, aravuga ngo ngomba kujya gukorera Imana. Urupfu rwa Tuyisenge Obaridi rurakomeza kugenda rushidikanwaho cyane, kuko ntabwo bari kwiyumvisha ukuntu Tuyisenge yabyutse mu gitondo akaza kwisanga yapfuye, kubera ko benshi ubwo ngubwo bari kwibaza uko byagenze, kuko babyutse mu by'ukuri baje kumukomangira. Nyine bari bafitanye gahunda yo kujya muri nibature akabasomera misa, bazahagere saa 11 irenze iminota 30 babone padiri ntabwo ari kuza, ariko mu by'ukuri bohereza umuntu agiye kumubyutsa, azagereyo asange padiri ntabwo ari kubyuka. Nyine bakomanga urugi bende kuruca, bahamagare kuri telefone, padiri ntatore telefone.
ubwo nyine icyo bakoze baciye urugi, bakimara guca urugi bazahinjire basanga padiri arimo kubira urufura mu by'ukuri mu mazuru no mumenyi hose nyine no mu matwi byagerereye. Ninkubwira ngo n'urupfu rw'amayobera uze kubyumva. Ubwo bari kwibaza ese padiri yaba yinjiriwe n'abajura bakaza ko bamwica cyangwa mu by'ukuri n'abadayimoni bamufashe baramuniga. Ariko se ni gute umuntu ukorera Imana abadayimoni bamugeraho? Ninkubwira ngo n'urupfu rwakomeje kugenda rubu rw'amayobera uze kubyumva utyo. Kuko iyi nkuru benshi bakimara kuyumva irakomeza kugenda ibatera agahinda, nanjye kugeza kuri aka kanya ninkubwira ko amarira ari gushoka ku matama yanjye uze kubyumva. Nyine biteye ubwoba kuko Obarid yakomeje kugenda babaza ababyeyi be, yakomeje kugenda babaza abakristo ba diocese ayoboraho, yakomeje kugenda nyine ababaza benshi. Nyine n'urupfu rugerereye rurakomeza kugenda rushengura imitima y'abatari bake. Uyu mupadiri amaze umwaka umwe avuye mu ishuri arangije kwiga kaminuza, apfunitse amashuri yose, mu by'ukuri nta mashuri atize, abahawe kuba umupadiri kubera ko ari byo yigiye, azagereyo umwaka umwe n'igice inkuru yumvikane mu by'ukuri y'incamugongo igira uti Tuyisenge Obarid arapfuye. Ubwo nyine ababyeyi be bakimara kubyumva agahinda kabatashye, kumva nyine wishyurira umwana amashuri akiga hafi imyaka 20 n'ingari mu ishuri, umwishyurira amafaranga yawe, uzajye kumva inkuru y'incamugongo mu by'ukuri aribwo agiye kumva icyanga cy'ubuzima, wumve ngo inkuru ikugezeho urigi nyine wumve ngo inkuru umwana wawe arapfuye. Namwe mujye munyumvira ukuntu Satani ari mubi, ukuntu Satani atifuriza ibyiza abantu, uze kumva nyine umwana yaratangiye kugira hahandi atangira gufasha ababyeyi be ariko ntago bikunze. Ubwo uyu mwana yagiye Roma hose, nta hantu na hamwe mu by'ukuri atagiye, ni Vatikani hose yarahageze, agenda ajya mu iyogezabutumwa ryera hose yarahageze. Vatikani ni Roma hose, ubwo ndakubwira ngo yarahageze, yarahagerereye, yarageze kuri cya gihe cyo kurya amafaranga, nyine cya cyanga cyo kumva amashuri ye, yumva ukuntu mu by'ukuri imvune y'amashuri ye imeze. Ubwo azagere kuri iyo levels mu by'ukuri bize kurangira bidakunze. Ariko ninkubwira ngo uyu mupadiri yapfuye urupfu rw'agashinyaguro, yapfuye urupfu rutigeze rumenyekana kugeza no kuri aka kanya, yapfuye urupfu buri wese mu by'ukuri ari kumva, akumva agahinda mu by'ukuri karamushengura umutima, karenda kuwuturitsa. Hari abantu bapfa bakuganiriza story y'ukuntu bapfuye ukaza kumva nyine n'amayobera kandi biteye agahinda. Umupadiri yarangije gusoma misa ajya kuryama, yarafite mu by'ukuri randevu yo kujya gusoma misa ya saa 11 z'igitondo, ariko biza kurangira nyine apfuye. Nyine n'urupfu rw'amayobera. Bamwe baravuga uti ashobora kuba yoherejwe ibirozi, abandi bakavuga uti ashobora kuba yanizwe, abandi bakavuga uti n'abadayimoni bamuti. Nyine wakibaza icyamwishe nawe, nyine byagutonda pe. Nawe ukora iperereza bishobora kuko nta bikomwe biri kugaragara by'abantu bamukozeho, mu by'ukuri baje nyine basanga impression umupadiri araryamye ari kuva urufura mu menyo. Nyine n'urupfu rwatunguye benshi ariko rukomeza kugenda rubatera agahinda. Kuko kumenya ngo yapfuye gute biraza kugorana cyane kugeza kuri aka kanya. Kuko nyine nawe uramutse uryamanye n'umuntu mu gitondo ugasanga nyine ari kuva ibifura mu mazuru no mu menyo, mu matwi yose biragerereye, nyine ntago byagutonda pe, byagutonda kuko urupfu n'urupfu rubabaje cyane. N'urupfu rubabaje cyane. Tuyisenge mu by'ukuri akaba yaramaze umwaka umwe avuye mu by'ukuri mu ishuri rye, aje kuba yakumva icyaga cy'ubuzima, atangiye kurya amafaranga y'ubupadiri yumva uko bigenda, ariko biza kurangira bidakunze. Ninkubwira ngo uyu mupadiri yageze i Vatikani, yageze nta hantu na hamwe atageze ari kugenda mu mutambagiro mutagatifu, nta hantu na hamwe atageze mu by'ukuri ari kugenda nyine gukora iyogezabutumwa ry'Uwiteka. Yiyaguriye ubuzima bwe gukorera Imana ariko birangiye bidakunze. Ikintu cyakomeje kugenda kibabaza ababyeyi be, baramubwiye uti Tuyisenge uyu mupadiri arabya, waravuga uti ngewe ngomba gukorera Imana. Nyine Tuyisenge yari yananiye iwabo avuga ko agomba gukorera Imana. Ababyeyi bazumviye inkuru y'incamugongo bavuga uti Tuyisenge twaramubwiye areke kuba umupadiri, azatwereka umwuzukuru aranga. Nyine uyu mwana twe twarahombewe kuko twamubwiye ngo areke kujya kuba umupadiri arabya. Hari igihe rero nyine ubona amafaranga ariko ababyeyi mu by'ukuri umurimo urimo gukora batawifuza cyangwa se batawushaka, ugasanga nyine ntabwo ibyo bintu ugiyemo bishobora kuguhira. Birasaba ngo ibintu byose wakora wumvikane n'ababyeyi bawe.